twongeye kubaha ikaze bakunzi ba The News Rwanda. Dufite amakuru mashya uyu munsi avugwa hirya no hino ku isi, ariko turibanda cyane cyane kuvuga hano iwacu mu Rwanda. Turagaruka ku nkuru y'umujejetafaranga Alia Cool, wahoze ari mu itsinda ari nawe urikuriye rya Kigali Boss Babies. Uyu Alia Cool mu kwishongora kwinshi yatangaje ko ashaka umwe mu bantu bamwambika wo muri Tanzania, umudodera ikanzu nziza cyane imubereye ijyanye n'urwego rwe ariho, mbere y'uko yabwira umwe mu banyamideli cyangwa se abanyamideli dufite mu mujyi wacu wa Kigali, avuga yuko muri abo bose nta n'umwe wadoda umwambaro uhwanye n'ibyo yifuza. Akaba yahisemo rero kudodeshereza muri Tanzania. Byagaragajwe ko Alia Cool ari umwe mu bazataha ubukwe bwa nyuma bw'umuhanzi Juma Jux wo muri Tanzania, aho uyu muhanzi ushize aheruka gukora ubukwe ubwita ko ari ubwa mbere, bwitabiriwe n'abakire benshi, harimo n'uwo bakoranye indirimbo uzwi cyane mu ruhando rwa muzika muri Afurika ndetse no hakurya y'ibiyaga, ariwe Diamond Platinum. Ubukwe bukazaba buzatahwa n'umunyamideli Priscilla Ajoke Ujo wo muri Nigeria, ndetse iyo kanzu akaba ariho ashaka kuyiserukana. Ibyo birori bizabera muri Tanzania ku itariki 28 Gicurasi 2025. Uyu Alia Cool yakomeje kuvuga henshi ndetse banamutera amabuye, banamubutuka, bavuga ko ari gusebya igihugu cy'u Rwanda, ko yabasuzuguye kandi arimo abantu bakomeye bazi guhanga imideli ku rwego rwiza. Ese namwe koko niko mubibona? Muze kutubwira hasi muri comment. Ciao ciao.